bari mu kagari hano hari akazina k'akabyiniriro bahita ako kazina ariko nshaka kumenya ubwo twamanukaga hano mu Gakoroto hasanze abantu bitwa umugabo witwa Rufito cyane ariwe dukunda gusangira icupa rya mbere ariwe Rufito tukagera hano witwa mu Bigutiya cyane twasanza umugabo witwa Mucoma nawe yabiyereka cyangwa niba yanze kuba yaba yiyereka cyane ariyo twakunda ko tunywera icupa cyane hakagera undi witwa umugore mwiza cyane witwa Gato Kaza cyane bakorera muri iyi korodoro mbese ni ukubera icyo akora muri iyi korodoro yaba ari we mukobwa mwiza cyane kurusha abandi cyane ubwo twabonaga ari kwirukanka yihisha itangazamakuru ni ukubera iki ubundi yemeje akazi akaba atakabashije kugira ngo avugane n'itangazamakuru mbega ni ikigo noneho kugira ngo tumenye icyo ashinzwe cyane hano mu Kiguti ni ubwa mbere si ubwa kabiri nkomeza mubona cyane ubwo twumvaga ari perezida w'indaya zikorera muri korodoro mu Kiguti ya se ubundi gucya adahagarara nk'abafasi be ngo ahamye neza yuko yaba ari perezida wabo mbese ni ukubera icyitwa indaya cyangwa ni ikuki tubimenye neza ni indangamirwa ntabwo ari indaya mbese wabigenza ute kugira ngo byibuze tumufashe cyane byibuze yirengagize n'abana be tumufashe cyane mbese ni ukubera ko ari umukene cyane kugira ngo twanamufasha tukarengagiza ibibazo bya hato na hato cyane tugasobanura ibintu byose njye banyita Papiyasi Papa mu karere ka Nduba ni mu karere ka Gasabo